Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Mukaba muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Tukaba turi kuganira ku nama cyangwa se impanuro ku bijyanye n'amagambo tuvuga. Amagambo tuvuga tuyavuga tubumbuye umunwa, hanyuma tugakoresha ururimi. Iyo usomye mu gitabo cya Yakobo igice cyaho cya 3 murongo waho wa 2 aranditse ngo, Yakobo igice cya 3 murongo wa 2, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Imana itugirire neza. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Bivuga ngo umuntu ubasha kugenzura ururimi rwe rukavuga ibitunganye cyangwa se rukavuga ibikwiriye, ngo uwo muntu aba atunganye. Imana idushoboze. Abantu benshi kugenzura ibyo bavuga birabagora. Hari n'abajya basubiza amaso inyuma ugasanga umuntu arimo aricuza, akavuga ati ariko ibi cyangwa biriya ubundi nabivuze natekereje, ese ubundi nabivuze nte koko? Imana itugirire neza. Niyo mpamvu ngira ngo hari imvugo ivuga ngo, iri mu rurimi rw'Igifaransa ariko ngenekereje mu Kinyarwanda, iravuga ngo ujye uzengurutsa ururimi rwawe 7 mu kanwa mbere yo kuvuga. Ngo ni byiza kuzengurutsa ururimi rwawe 7 mu kanwa mbere yo kuvuga. Bishatse kuvuga ngo ukwiriye kwitondera ibyo ururimi rwawe ruvuga, ukareba niba bikwiriye. Wasanga bidakwiriye, ari ibintu bisenya, ari ibintu bidafite umumaro, ibyo ngibyo ukabyihorera. Ariko wasanga ari ibintu byubaka, by'ingirakamaro, bidafite izindi ngaruka mbi biri bukugireho cyangwa se bigiye kugira ku bandi, ukareka ururimi rwawe rukabivuga. Imana itugirire neza. Nuko Bibiliya iratubwiye rero ngo umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose. Imana ishimwe. Twese ntekereza ko ari jyewe, ari wowe ukurikiye iki kiganiro muri kano kanya, ntekereza ko twifuza gutungana kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho kandi tunabone n'iminsi myiza tukiri muri iyi si. Umva rero abifuza iby'iki ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ni igice cyaho cya 3 umurongo wa 10. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo waho ni wa 10. Aranditse ngo, kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo dusubiremo. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo
no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Imana idufashe cyane. Iyo usomye no mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 4 n'umurongo waho n'uwa 24, naho hakagira hati ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Dusubiremo: ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Imana idufashe cyane. Muri iyi si hari igihe umuntu agambanira undi. Bijya bibaho, hari ababikora, akamuhimbira ibinyoma, akamuvuga ibyo kumushyirisha mu kaga, ibyo kumushyirisha mu ngorane, kandi ibyo byose akoresheje ururimi rwe. Cyangwa se ugasanga ururimi arwemerera kuvuga ibiteye isoni, iby'ubugoryi nk'uko tumaze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Ni ukuri kandi dushoboze kurinda ururimi rwacu kugira ngo ruvuge ibikwiye, byiza, byubaka kandi bifite umumaro. Ngo nuko rero niko twasomye mu ijambo ry'Imana, ushaka gukunda ubugingo, niba wumva ukunze ubugingo bwawe rwose, ukaba wifuza kuzaragwa ubugingo buhoraho no kubona iminsi myiza, ngo ubuze ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana dusoza, dusabe Imana kugira ngo idushoboze, kugira ngo ibyo tuvuga tujye tubivuga tubitekerejeho neza, tudahubutse, kandi tubanje kureba ko ibyo tuvuga atari ibyo gusenya abandi, atari ibyo gushyira abandi mu kaga, ahubwo ko ibyo tuvuga ari ibyo gukiza abantu, ari ibyo kugirira abantu umumaro, ari ibyo kubakura mu kaga no mu ngorane, yuko ari ibintu by'ingirakamaro bibasha kubaka. Imana itugirire neza cyane, bikubaka twe tubivuga, bikanubaka n'ababyumva. Imana idufashe. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, muri kano kanya turasenze ngo umuntu wese wumvise aya magambo udushoboze kurinda ururimi rwacu, udushoboze kwirinda kuvuga ibibi, udushoboze kwirinda kuba abahimbira abandi ibinyoma, udushoboze kwirinda kuvuga ibisenya, udushoboze kuvuga ibyiza, iby'ukuri, byubaka, bidufitiye akamaro, bikagirira akamaro n'abandi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.